ese yereka mbabazi niba ugiye gutanga njye abantu bajya banyobera umugabo wawe cyangwa se sheri wawe mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina uri kumwifataho ngo bigende bite mu by'ukuri ugomba kumwirekuraho ukirekura ugatandaraza cyane ukirekura ugasa nkaho ukizamura hejuru ku buryo amanukamo acyumva. Hari ukuntu umugabo we iyo ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore we iyo arimo akora icyo bita gucumita iyo amanuka yumva amatako atamutangira yumva ari sawa yumva ari byiza buriya akenshi hari n'igihe abagore usanga bigaya bakavuga uti ngo naragutse mu mwanya ndangagitsina ntago nkifunganye rero kuba ntafunganye urumva ni ikibazo umugabo wanjye ntago anyurwa wowe tanyura cyane akaguru ugashyire hirya kandi ugashyire hino ufate amatako yawe niba uri munini umugabo murekera akazi ke kwa kundi amanuka azamuka iyo ari kumva nta kintu kimutangiriye nabwo araryoherwa ntago abagabo baryoherwa kubera ko ngo igitsina cyawe cyegeranye oya hari n'ubwo baryoherwa atari ukubera ko igitsina cyawe cyegeranye ahubwo kubera ko wirekuye na se impamvu dukunda kubigisha twababwira ngo nimwirekure ni iyihe mpamvu niba nk'ubu kuri uyu mugoroba imbeho ihari ukuntu ibintu bimeze urabona muri iyi minsi akavura karashaka kugwa hari igitumbiko kimeze nabi hari imbeho nicyo ufasha umugabo wawe umufasha kwirekura umufasha kugira ngo akugeremo neza kandi buriya nawe iyo ubigenjeje gutyo bituma abasha kukugeramo neza ukumva ha hantu hatajyaga hagerwa hagezweho urumva abagore mugerageze mwige kwirekura uyu munsi ndavuga ku bagore ejo ningirirwa ubuntu nzavuga ku bagabo ibyo nta bintu biba birenze abagore mugerageze mwige kwirekura niba ugiye kwikora irekure n'ubundi abagore akenshi impamvu ituma batirekura baba bavuga ndarekurana babyita kurekurana ndareguka ndaza kureguka mu gitsina cyanjye haraba hanini ariko reka nkubwire iyo wavuye mu busugi wowe warangiye mani ese nyine uba wumva uri bwongere kwegerana gute neva umugore ni nka purasitike wumva iyo udashyutswe haba hegeranye ariko iyo ushyutswe ewana muzarebe abandi bashyizemo amavide ugira ngo we ntiryajyamo ngaho ibaze niba umuntu ari umukobwa agashyiramo ivide ringana kuriya nabyara bizagenda bite gayizi reka mbabwire ikintu mugomba kumenya ni kimwe irekure ayigeze aho yumva ashaka apfa kuba bitakubangamiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uwo ushobora kumva ubangamiye bitewe n'uko ari gucumita cyane ukumva murababara bitewe n'ukuntu indeshyo yawe y'igitsina ingana cyangwa mitirise ahantu hawe iteretse ariko ndagira ngo umenyeshe ngo iyo wumva ntacyo bitwaye irekure cyangwa se ujye wirekura niwumva agiye kugukoza ahantu hatari sawa wifate ariko mu kindi gihe wirekure abagore bamwe na bamwe batinya gutaka ngo twarabyaye si mwe abagore mwe kubyara ugira ngo bisobanuye ko inshingano z'urugo ziba zirangiye oya gerageza wirekure niba ngombwa utake umva uko ndi kuvuga urumva ntari kuvuga gakeya n'umuntu uri hanze ntabwo ashobora kunyumva bivuze ngo ushaka kumubwira ati sheri ndagukunda sheri ncumita cyane sheri aho ngaho we akomeza uwakoze
hararyoshye, ni icyawe, erega ni icyawe, ugasanga muramubwira gutyo umwana, ni ibintu biba byoroshye, ariko usanga abantu twitwaza ibidashoboka, ugasanga twabyitwaje, ariko icyo nababwira cyo ni kimwe, iyo ushaka kwirekura aho waba uri hose ntiwabura uko wirekura, niyo wavuga ati abana bari hariya, ewana wapfuma ukajya wegereza umunwa wawe mu gutwi neza, ukajya uvugiramo gake ariko akabasha kukumva, kuko abagabo bamwe na bamwe barabikunda. Ikindi abagore mutajya mukora, kuki mwanga kunyongera abagabo banyu? Izo ni impamvu wenda nakabaye ngenda numva kuri buri muntu umwe, ariko ntabwo byadukundira, ariko tuzi neza ko abagore buriya bakwiye kunyongera abagabo babo, kuki mutabanyongera? Kuki muba mwumva yuko mbese biba bitabareba? Ibyo nabyo birabareba, biri mu nshingano zanyu reka, kuko ntabwo umugabo azinyongera, ntabwo bishoboka, gusa hari aho tuzabigisha ko abagabo banyonga da, nabo baranyonga, ariko bo tubyita gushigisha agakoma, usanga bagashigisha bikagenda neza, ariko abagore kuki mutanyonga? Mwageze igihe cyo kunyazwa noneho bikaba ikibazo gikomeye, ngo reka reka ugiye kwanduza uburiri, sinzi ngo ibiki, yewe we, amashuka, matera yacu irahita isaza, irahita imera nabi. Guys, nabarangiye ibintu byoroshye byo kugira ngo mukoreshe, mujye mubishaka mubisase, za waterproof ntizihari, za kwire ntizihari, amashashi numushaka mujye mugenda musabe ari amashashi avamo amasukari cyangwa imyunyu, uyirambura ku ishashi ntabwo iba ivuga cyane, ushyireho akandi kenda, kugira ngo umugabo umuhe uburenganzira bwe, nakenera kukunyaza kunyaze, urumva? Ariko ureke ibintu byo kuzana imiteto mu rugo ntabwo ibamo, uzanga kubikora, hari abandi bakeneye kubikora, kandi nibabikora bazabikora umva bakurenge, utangire umurarira ngo bagutwaye umugabo, kandi mpari ngo